Hervé Bayingana Muirwa a apporté une aide logistique à la cellule terroriste à l'époque. Mu gihe ubwoba bwari bwose burayi nyuma y'ibitero by'iterabwoba byo muri 2016 abagabo babiri bakomeye bari bakomeje guhigwa bukware babonye icumbi mu nzu y'umunyarwanda. Uwo ni Hervé Bayingana Muhirwa nyuma y'imyaka 10 yose afunzwe adakurwaho na rimwe ijisho. Ubu yafunguwe asubiye mu muryango mugari. Ese yisanze ate muri uyu mugambi mubisha? Ese ubundi ubu abaye hate nyuma yo kurekurwa? Reka ducukumbure iyi dosiye iremereye cyane. Twese cyane rero muri inkuru yose uko yakabaye, reka tubanze dusubire inyuma gato kugira ngo twumve neza uburemere bw'iyi nkuru. Twibuke neza ko mu mwaka wa 2016 by'umwihariko tariki 22 Werurwe isi yose yakubiswe n'inkuba ubwo humvikanaga ibitero by'iterabwoba bikomeye cyane mu murwa mukuru w'Ububiligi Buruseli. Ibyo bitero byagabwe ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Zaventem ndetse no muri gari ya moshi yo munsi y'ubutaka izwi nka Maelbeek. Ibyo bitero byahitanye abantu bagera kuri 32 b'inzirakarengane ndetse bikomeretsa amagana y'abandi. Cyari igihe cy'ubwoba bwinshi cyane Buruseli ndetse n'Uburayi bwose. Umujyi wa Buruseli washyizwe mu bihe bidasanzwe. Abashinzwe umutekano bahiga bukware abantu bose bari bafite aho bahuriye n'uriya mugambi mubisha. Muri umukwabu w'inzego z'umutekano wabaye nyuma y'ibyo bitero kugira ngo bafate ababigizemo uruhare bose, nibwo ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 4 2016 inzego z'umutekano z'Ububiligi zataye muri yombi uyu mugabo w'umunyarwanda Hervé Bayingana Muhirwa. Kugeza ubu afite imyaka 40 y'amavuko. Ariko se mu by'ukuri uruhare rwe rwari uruhe? Ese niwe waturikije ibisasu? Oya, siko bimeze. Hervé Bayingana Muhirwa ntabwo ari we waturikije ibisasu cyangwa ngo ajye mu kibuga gukora ubwicanyi bwaciye imirongo muri kariya gace cyangwa muri kiriya gihugu. Uruhare rwe rwabaye urwo guhisha no gucumbikira abaterabwoba. Yacumbikiye abagabo babiri bakomeye cyane muri uriya mutwe w'iterabwoba, Mohamed Ablini ndetse na Osama Krayem. Abagabo bombi bari mu itsinda ry'abaterabwoba bagombaga kwiturikirizaho ibisasu kuri uriya munsi wo ku gitondo cyo kwa 22 Werurwe. Mohamed Ablini niwe waruzwi cyane nk'umugabo wambaye ingofero wagaragaye kuri kamera z'umutekano ku kibuga cy'indege cya Zaventem mbere yuko bagenzi be biyahura, ariko we akaza kwisubiraho agahunga. Naho Osama Krayem akaba yaragombaga kwiyahura muri gari ya moshi ya Maelbeek, ariko we akisubiraho ku munota wa nyuma agahunga. Rero aba bagabo babiri bakeneye aho kwihisha byihutirwa kuko polisi y'Ububiligi n'iy'isi yose yari bari inyuma. Aho niho Hervé Bayingana Muhirwa yinjiye muri iyi nkuru isharira. Yabahaye icumbi mu rugo rwe, no kuva yahaye icumbi abagabo barimo bahigwa nyuma yo gukora ayo mahano. Kubera icyo gikorwa cyo kubacumbikira, Hervé yahise akurikiranwa agizwe imbere y'ubutabera. Urubanza rw'ibitero by'Buruseli rwari urubanza rurerure kandi rukurikiranwa n'isi yose. Mu ntangiriro ubushinjacyaha bwari bwamushinje ibyaha bikomeye cyane birimo ubwicanyi bw'iterabwoba ndetse no kugerageza gukora ubwicanyi, bavuga ko yagize uruhare rutaziguye. Icyakora nyuma yo kuburana urukiko rwasanze nta bimenyetso bigaragaza ko Hervé yagize uruhare mu gutegura cyangwa gushyira mu bikorwa ubwicanyi nyirizina, bityo ku byaha by'ubwicanyi no kugerageza kwica yagizwe umwere. Nyamara urukiko ntabwo rwamurekuye burundu kuko gucumbikira abaterabwoba n'icyaha gikomeye. Urukiko rwamuhamije icyaha cyo kugira uruhare mu bikorwa by'umutwe w'iterabwoba binyuze muri uko gutanga icumbi no guhisha bari abaterabwoba. Kuri icyo cyaha Hervé Bayingana Muhirwa yakatiwe igifungo cy'imyaka 10 muri gereza. Iyo myaka yayimaze mu gihome yose uko yakabaye. Uyu munsi rero amakuru mashya aravuga ko nyuma yo kurangiza igifungo cye cyose uko cyakabaye, imyaka 10 yose atanagabanyirijweho na gato, Hervé Bayingana Muhirwa ubari hanze yarekuwe rwose.
nk'uko bitangazwa na RTBF ndetse na VTM. Yafunguwe kuwa mbere asubira mu buzima bwo hanze. Ikintu gishishikaje cyane cyangwa kiri kuvugwa cyane kuri uyu mugabo w'imyaka 40 n'uburyo yitwaye mu gihe cy'urubanza rwe n'igihe yarafunzwe. Kuva gitabwa muri yombi, Hervé ntabwo yigeze ahakana ibyo yakoze. Yemeye icyaha cye cyo gucumbikira bariya bagabo, asobanura uko byagenze, arasaba imbabazi zivuye ku mutima imbere y'urukiko n'imbere y'imiryango yabuze abayo. Yasobanuye ko yari azi neza ko yakoze ikosa rikomeye ryatumye abantu benshi bahungabana, ndetse ashimangira ko yicuza. Yagize ati, nakoze ikosa rikomeye cyane gucumbikira bariya abantu babiri, kandi ndabyumva neza uburemere bwabyo no kwibeshya nakoze. Ibi ni ibidasanzwe mu manza z'iterabwoba kuko yafashe inzira yo kwicuza no kwemera ukuri aho guhakana. Ariko kwicuza kwe ntabwo byagarukiye mu magambo gusa. Mu rwego rwo kwerekana ko yicujije by'ukuri, Hervé Bayingana Muhirwa yahisemo kwinjira mu nzira yo gukora ibyo bita ubutabera bwunga cyangwa justice restauratrice, anyuze mu ishyirahamwe ryitwa Mediante. Ari kugerageza gushyiraho inzira zo kuvugana n'imiryango y'abakorewe ibyaha n'ababuriye ababo muri biriya bitero. Umunyamategeko we wamwunganiye witwa Vincent Lorque yasobanuye ko iyi ari inzira igoye ariko ikomeye. Yagize ati, iyi ni inzira yisanzemo n'uburyo bwe bwo kwirengera ingaruka z'ibyo yakoze no gufata inshingano zabyo, ndetse no gushaka icyo yakora ngo akosore amakosa yakoze. Ubu ni ubutwari budasanzwe ko wakoze icyaha wemera kureba mu maso abantu yahemukiye, ndetse no kubakorewe icyaha bemera kwicana n'umuntu wagize uruhare mu kubabaza ubuzima bwabo kugira ngo habeho gukira ibikomere. Ubu rero nyuma yo kurekurwa, Hervé Bayingana Muhirwa ari hanze mu bwisanzure, ariko akaba asabwa kubaka ubuzima bwe bushya. Uyu mugabo arifuza kwinjira mu muryango mugari, akongera akaba umuturage usanzwe utanga umusanzu we, yiyubaka ariko abikora mu mutuzo mwinshi, ndetse anirinda kugaragara cyane. Mu by'ukuri kubaka ubuzima bushya nyuma y'igifungo cy'imyaka 10 ufungiwe icyaha gikomeye ntabwo byoroshye. Ese sosiyete izamwakira gute? Ese kuzabona akazi bizamworohera? Ese ibi byose ni ibibazo byibazwa uyu munsi mu gihe atangiye urugendo rushya. Muri make nshuti bakunzi bacu, iyi niyo nkuru yigisha kandi inateye urujijo kuko igaragaza inzira zigoranye z'ubutabera, imbabazi n'ubwiyunge. Ese wowe udukurikiye muri iyi nkuru urabibona ute? Uratekereza ko umuntu wakatiwe kubera icyaha cyo gufasha abaterabwoba akwiye guhabwa amahirwe ya kabiri mu muryango mugari no kumvwa? Ese iyi nzira y'ubutabera bwunga ihuza imiryango y'abahohotewe n'uwakoze icyaha urabushyigikiye? Tubwire icyo ubitekerezaho ahagenewe gutanga ibitekerezo. Inshuti bakunzi, ni mutarakanda subscribe kandi ubundi dukomeze tubane 5 kuri 5. Ndabashimiye cyane, mukomeze kugira amahoro n'imigisha.